nakuze mfite inzozi zo kuzaba umusirikare cyangwa umuganga. Nizo nzozi zanjye numvaga mfite. Wakuze ufite inzozi zo kuzaba umusirikare cyangwa umuganga. Nakwa kundi babaza umwana ngo se wumva uzaba iki? Numvaga nzaba umusirikare byakwanga nkaba umuganga. Ubwo icyo wiyumvagamo cyane hagati y'umusirikare n'umuganga ni iki? Ni umusirikare. Niyumvagamo ko nzaba umusirikare, ndanabyibuka ko cyane ko nigize no kubikubitirwa nabyiyise. Wise umusirikare. Kandi ndi umwana. Kwishora ku nambaraga uniform nkayikunja kwa kundi mu abasirikare bakunje bakundaga uniform kera, nawe yarayikunje afite n'imbunda bagendanaga imbunda. Ndanye ndamubaza nti ese wampaye ko nanjye ndi umusirikare kandi ubwo ndi umwana nega primaire wa gatandatu. Nkarasaho ni sinzi niba kwari yari amakabyo y'ikiriya gihe narandambika arankubita abwira mu rugo ati uyu mwana wanyu ni mutamubuza azakora amahano mu rugo bavuga ati ko yabikubwiye nk'umwana se byari bigutwaye iki? Yari Orenforo 2012 2013 nibwo yabaye RB niba nibuka neza, nibwo nyuma y'umwaka nibwo natangiye kugira gute guhembwa. Ariko guhembwa kwabo nabwo yari volunteering, bahembaga nyavugera ntacyo bitwaye. Icyo gihe twahembwaga harimo havuyemo n'ubwishingizi, baduhembaga 35 niyo twafataga. Arandamugane rero hano ndacyafite contrat yabo ko nanye mfite contrat y'umwaka. Yego. Ariko icyo gihe waragendaga ntibakubwiye ngo contrat nta ngo warayitaye. Narayitaye ubwanjye ndigendera. Contrat yo muri RBA. Wazize contrat yo muri RBA ndigendera. Ukumva nta kindi kintu, ibaze ko niza amafaranga ariko nagiye kuvuga. Ibaze ko nabonye n'abantu bahamagara ngo ino tuguha akazi mu by'amafaranga nkakanga kandi maze ukwezi ntahembwa. Hari umunsi wigeze wicara amarira y'umubabaro agasohoka bitewe n'akazi ukora? Nkarira kubera akazi ukora bitewe na challenge wahuraga nazo, amarira agasohoka kuvuga ati ndababaye? Byambayeho nigize gukorana ahantu nakoze mara amezi 2-3 nta mafaranga muri zo radio zose. Bigera naho nyirinza ambwira ati nsohokera mu nzu, kandi mu gitondo mbyuka nkajya mu kazi nkongera nkagaruka nta mafaranga, kugeraho nyirinza avuga ngo niba utanyishyuye mvira mu nzu. Naricaye ndavuga nti ndavunikira iki? Yego wenda sinicaye ngo amarira ashoke, ariko burya mu mutima uba warize, uba wanarize. Johnny TV Show. Yes, kanizere ko mumeze neza, ndabasuje kandi mbahaye ikaze nanone mwebwe mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Nkuko twabibabwiye ni muri iyi minsi ishize ngenda mbabwira nti nkuko twabibabwiye ko twaje tuje kandi twaza mwajya he. Ubu turaje, ikihari nuko tuje kugira ngo tuganire, tujye twungurana ibitekerezo muri content yacu yo kumenya journey cyangwa se urugendo rw'abantu, abo twumva ku maradiyo, abo tubona ku mateleviziyo, buri muntu wese ufite ikintu akora muri societe gituma abantu barenga 1000, abantu 500, abantu 1010 bamukurikira kugera ku rwego rw'uko ashobora kuba yakurikirwa n'abantu barenga 1010. Abo bose bafite icyo bavuga, ubwo nabe influencer mu ijambo rimwe, bafite icyo babwira societe cyangwa se bavuga bigengesereye kugira ngo bataza kugira igipfu. Rero tugenda tuganira nabo tukamenya urugendo rwabo bimeze biti. Reka rero ntangire nsuhuza mwese mudukurikira, abatuye mu bice bigiye bitandukanye by'isi yacu, abatuye mu bice bitandukanye by'isi yacu ndetse n'abatuye mu migabane igiye itandukanye, mwese mbasuhuza. Ariko muri kubibona imbere ya kamera zacu hari umugabo, hari umupapa cyangwa se hari umuhungu cyangwa se hari n'umusore cyangwa se hari n'iki. Azajya twibwire kugira ngo abantu bamumenye tuganire banamuzi. Uraho neza? Uraho neza. Tangira wibwira abantu badukurikiye kuko wenda ashobora kuba arimo batakuzi. Bakoze amazina yanjye nitwa Muhire Jimmy. Niyo mazina yanjye. Yego. Ari mu byangombwa. Yego. Nayo ngayo. Nayo. Umuntu ukuzi nukakuzi. Ayo nari mu byangombwa zimuhire Jimmy. Hari nandi umuntu agenda yiyita cyangwa yagiye yiyita hahise.
hari ama eke ama eke ubwo abandi abarizi ni Lovely Boy inde Lovely Boy cyangwa umwe bavuze umwe bavuze ba diplomate na Bruce Melody bacyashaka icyatuma iminsi ikomeza kwicuma Lovely Boy cyangwa se Muhire Jimmy. Hanyuma umeze neza urumva? meze neza nta kibazo, ndashima Imana. Kera bajyaga, niba ari kera ubwo se nivuga ngo kera abantu baravuga ati kera ushingiye ryari, ariko abantu bajya bavuga bati iwanyu muraho murakoma. Iwacu turakoma cyane cyane ababyeyi nibo bakunda kubibaza abana, abantu nyine bakuze. Yego. Hanyuma nta gutinda, umuntu rero wabwira ati Muhire Jimmy cyangwa se Lovely Boy cyangwa se umwe bavuze, ni muntu ki, ninde Muhire Jimmy? Wavuga ko ari muntu ki, wavuga ko ari indi? Muhire Jimmy ni umuntu usanzwe, ariko we mvuze wenda iryo Lovely Boy waruvuze ni abantu banzi mu itangazamakuru. Ndi umunyamakuru, iyo wumvise Muhire Jimmy wumva umunyamakuru cyane cyane muri siporo. Yego, cyane cyane muri siporo. Okay, uri umunyamakuru. Ubwo rero tuba tugiye kuganira ku rugendo rwawe cyane cyane muri kariyeri, kugira ngo habyire icyo uwo bifite icyo byamufasha, bigira icyo bimufasha, uwo bifite icyo yabyigiramo isomo, agira icyo abikuramo, kugira ngo duhane inama, duhane ibitera n'imbaraga, motivasiyo n'ibindi bigiye bitandukanye. Wakuze ufite izihe nzozi? Inzozi nakuze mfite, navuga ni narose nka kabiri, kuko umuntu ntago yarota ari muzima. Nakuze mfite inzozi zo kuzaba umusirikare cyangwa umuganga. Nizo nzozi zanjye numvaga mfite. Wakuze ufite inzozi zo kuzaba umusirikare cyangwa umuganga? Kwa kundi babaza umwana ngo ese wumva uzaba iki? Numvaga nzaba umusirikare, byakwanga nkaba umuganga. Birangirana muri ibi byose nta na kimwe ngiyemo. Birangira ubaye umunyamakuru. Ubwo icyo wiyumvagamo cyane hagati y'umusirikare n'umuganga ni iki? Ni umusirikare. Niyumvagamo ko nzaba umusirikare, ndanabyibuka ko cyane ko nigeze no kubikubitirwa nabyiyise. Wise umusirikare? Kandi ndi umwana. Ubwo wagukubise ninde? Ni umusirikare cyane ababyeyi? Nari muto, ndi mu wa 6 primaire, nza kubona abaroko defense, urabibuka abandi bambaraga imyenda y'umutuku. Yego. Kwishora ku nambaraga uniform nkayikunja, kwa ko nduma abasirikare bakunje bakundaga uniform kera, nawe yarayikunja afite n'imbunda, bagendanaga imbunda. Ndanye ndamubaza nti ese wampaye ko nanjye ndi umusirikare kandi ubwo ndi umwana nega primaire wa 6, ntinkarasaho. Ariko ntiyabona ko ndi umwana, nisinzi niba kwari yari amakabyo y'ikiriya gihe. Narandambika arankubita, abwira mu rugo ati uyu mwana wanyu ni mutamubuza azakora amahano. Mu rugo bavuga ati ko yabikubwiye nk'umwana se byari bigutwaye iki? Birangira gutyo. Urumva numvaga mu nzu zanjye nzaba umusirikare. Yego. Ubwo nicyo waniyumvagamo cyane. Hanyuma urakuze, ugiye mu ishuri, wenda simbizi niba waragiyemo cyangwa se utaranagiyemo, ariko noneho byaje kugenda bite kugira ngo wisange utabaye umusirikare kandi wari ufite inzozi zo kuzaba umusirikare n'umuganga? Okay, ndabyibuka nagiye mu ishuri nk'abandi bana, ndiga ngeze muri tronco. Murabizi ko umwana wese asaba section, twe twasabaga section y'icyo ushaka kuziga. Yego. Urumva nari mfite gahunda yuko nzaba umusirikare, ariko narize. Nararangije kwiga nkaba nk'umwofisiye, nkagera ku rwego rwiza. Hanyuma ndangije ngeze muri troncome, haza cya kindi yashuwa ya kabiri, bwa buryo bwa kabiri numvaga bwo kuba umuganga. Nsaba kuzaba umuganga muri troncome kugira ngo nzajye mu wa 4 niga ubuganga. Ntibyakunda, ntibamfata kuba najya kwiga ubuganga, banyohereza ahandi mu bindi. Banyohereza kwiga icungamutungo, njya kuba comptable, accountants. Hanyuma
ndiga wa kane wa gatanu wa gatandatu urarangira. Wa gatandatu urangiye ni kera yashize imyaka myinshi niyandikisha kuba umusirikare. Nashatse kuba umuganga ntibikunze ngiye noneho gushaka umusirikare. Okay, tugendanye neza kuvuga ngo ukigera muri tronkome uri gusaba section yo kuzajya nasabye kuba umuganga. Wasabye kuziga ubuganga. Yego. Hanyuma leta irabirebera avuga ati rero dushingiye ku masomo yawe ukuntu wayatsinze ntago byashoboka ntago yawe umuganga. Nabwo kugira ngo njye kuba gusaba kuba umuganga nari mfite nyogokuru wanjye wakundaga kurwara. Noneho nkamubwira nti ngewe nziga ubuganga nzakuvure ukiri. Birangira ntabyize. Nabwo birambabaza njya kubimubwira arambwira ati hangane nta kundi byagenda. Noneho bahita bampa accountants. Njya kwiga amafaranga. Nizo wa kane, nizo wa gatanu, nizo ni wa gatandatu ndaburangije. Accountants. Yego. Muri uko kwezi muri icyo gihe cyo kurangiza dutegereje bizami habaho itangazo rivuga ngo bifuza kujya mu gisirikare. Abifuza kujya mu gisirikare. Ndavuga uko byagenda kose. Sintangije kwiga se segonderi. Aha nawe umusirikare nta kibazo. Muri quartier ariko yari umuntu ufite uburenganzira bwo kuba yatuma nanjye ngira nte njya mu gisirikare. Impamvu ntamusuhuza nuko namurakariye. Kuko yambujije amahirwe nari mfite yo kujya mu gisirikare. Urumva? Urumva bitangiye kuza. Arangije abandi barimo kurira imodoka icyo gihe ntabwo habagaho kwiyandikisha ngo tujye abantu bajye gukora ibizami. Ngira nte nanjye njyayo. Arangije ambwira ati wowe mwene runaka rero iwanyu nta kintu mubuze ntago uri bugende. Yumvaga se abajya mu gisirikare rababuze. Sinzi imyumvire yari afite. Yarambwiye ngo wowe mwene runaka avuga izina rya papa tuwe ntaho uri bujye kubera ko iwanyu ntacyo mubuze subira iwanyu. Ngo bivuze ngo iwanyu muri quartier mwari abatware. Uko mbitekereza hari cyari gihari cyatumaga abantu batumenya muri quartier iwacu. Yego. Avuga ati wowe mwene runaka agenda ntago uri ntaho ujya. Subira mu rugo. Ibaze ko mu bana twavanye muri quartier ari njye wasubiyeyo ngenyine. Abandi bose baragenda. Baragenda ubu n'abasirikare abandi baranatashye gutyo. Abandi bararitayaringa. Baratashye. Oya gutaha uri kuvuga no kuri tayaringa. Imyaka yarageze baritayaringa. Gusa imyaka yawe si yaba yarihusera. Oya burya hari igihe umuntu ajya mu kintu akuze. Kuko bari muri kumwe bari barandutaga. Barandutaga. Nayize ngo barakoranye bararitayaringa. So nuko nguko kujya mu gisirikare kwanjye byahagaze sinongera no kubitekereza ndabihurwa burundu mbivamo. Ubwo umuntu abyumvishe se uko bagabo hari icyo bitwaye kuvuga imyaka ubwo se ubu umuntu abyumvishe ubwo ufite ubwo wakuriye hehe muri iyo quartier imyaka yo niba ntacyo bitwaye ko hano umuntu avuga ibyo ashaka imyaka ko abagore numva aribo batajya ngo bavuga imyaka yabo ariko abagabo bavuga imyaka imyaka ntago natinya kuyivuga kuko ni yanjye. Nakuriye muri quartier ni mu rugo ni Nyagatare mu murenge wa Tabagwe. Tabagwe boy. From Tabagwe to KG. To Kigali. Niho nakuriye. Imyaka yo ndayinga 40. Urayinga 40. Mu mwaka utanda banyushusha 40. Yego. Okay, birumvikana ko byanga bikunda ubwo afite inararibonye cyangwa se isi ifite ibyo wayibonyeho bitari bike. Yego. Hanyuma dugenda rero kuko urumva tubanza kumenya umuntu ukuntu inzozi yakuza afite ese byaramukundiye kazigeraho cyangwa se byaranze urumva wakuze ushaka kuzaba umusirikare cyangwa se umuganga birangiye wisanze mu bantu bakoresha umunwa gusa n'ubwenge gusa wenda aho ngaho nubwo ibyo narabikundaga n'ibyo numvaga nyine ibyo nshyize imbere ariko nka passion ya media cyangwa se itangazamakuru yatangiye kuza mu wa kane secondaire. Mu wa kane secondaire nigaga ku kigo bitaga Umutara Polytechnique cyabaga Nyagatare ko niho nize superieur. Hari uburyo bashyiraho komite ziyobora abanyeshuri. Yego. Noneho ngewe nifuza ko najya muri komite ariko nkazajya mvuga amakuru kuri assemblement.
niho byatangiriye. Mu wa kane nkajya mvuga amakuru, mu wa gatanu nkavuga amakuru, wenda bigeze mu wa gatandatu niho byahagaze kuko aho nagiye kwiga handi ntabwo bari babifite. Ariko mu wa kane no mu wa gatanu nabikozeho rwose. Niba wibuka neza igihe ubwo hari nko muri 2006 2005 nibwo haje ya maradiyo bakundaga guhereza abantu bitaga ba mudugudu. Ubu ni ba mudugudu. Niyo bakundaga kuba haya maradiyo yari afite sora bakaragaga ugatereka ku zuba. Yego. Iyo nari nyifite. Nawe barayiguha. Iyo nari nyifite ku ishuri. Ku zuba bagakaraga. Bagakaraga ubundi. Umuyaga wamara kujyamo ikavuga washiramo ukongera ugatereka. Iyo nari nyifite ku ishuri. Nkumva amakuru ahandi nanjye kuwa mbere. Nkayababwira. Okay. Ubwo naho akantu kitangazamakuru najya mu bihuze wumva hano katangiriye kuza. Nubundi turi kwita twinjiramo kuko urumva kuko ari wowe wahise werekera. Ubwo icyo duhise twinjiramo no kumenya kariyeri rero y'ibyo uri gukora uyu munsi. Winjiriye mu ishuri ariko urumva icyo gihe ntabwo byafatwaga aho watangiriye rero kinyamwuga. Urugendo rwawe rwo gutangira rwari rumeze rute? Watangiriye he? Okay, urakoze cyane. Ngira ngo wenda hari imyaka ndi busimbuke ariko nyine kugira ngo nkusubize neza kuri icyo kibazo mbajije natangiriye he. Ngewe njya kwinjira mu mwuga w'itangazamakuru ndimo uyu munsi nawutangiye 2012 mu kwezi kwa karindwi itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi 2012. Nibwo nisanze ndi umunyamakuru cyangwa ninjiye mu munyamakuru. Ndabyibuka natangiriye kuri radio Nyagatare y'iwacu Nyagatare. Icyo gihe yari Orenforo itaraba RBA niba nibuka neza ko nuva RBA yarabaye 2013. Niho natangiriye kariyeri yanjye yo kuba umunyamakuru. Icyo gihe ndabyibuka naje bantumiye mu kiganiro ari imbere ya hari nko kuwa gatandatu. Hanyuma umuyobozi wa radio yumva uburyo ntanga analyse zanjye kuko nakundaga kureba umupira cyane. Umupira abantu banze Nyagatare banze ku bintu byo gukunda umupira. Hanyuma kuwa mbere anyisohoka mu kiganiro ku gatandatu kwakitaga Debate Sports, araza nambaza ngo ibintu by'umupira wabikuye he? Ndavuga ndabikunda kandi ndabikurikira cyane. Arambwira ati okay, ati noneho ati no kuwa mbere uzaze ufashe uriya mugenzi wawe, ati numvishe ufite impano. Ubwo mugenzi wawe yari inde? Yari umusore yitwa Gracien twakoranaga. Ni nawe navuga ko ariwe wampaye fondasiyo kuba nge najya kuri mikoro nkavuga. Aracyakora? Yabivuyemo yagiye mu bindi. Kabisa n'umwe mu bantu bamfashije kumva ko nicaye kuri mikoro abantu 3, 4, 5 bakavuga ngo uriya ni kanaka wavugiye kuri radio, batangira kumenya gutyo. Icyo gihe rero nibwo umuyobozi naje gufasha n'ubundi wo Gracien. Ndakomeza mufasha nk'iminsi 2-3. Aranje ambwira ati noneho icyo gihe muri RBA ntago batangaga akazi, batangaga icyo bitaga volunteering. Ambwira ati yewe ndashaka ko tuguha volunteering ukaza ukajya udufasha tugakora ikiganiro. Nuko ninjiye. Nuko winjiye. Hanyuma muri 2012 barakubwira ngo batangira ku kazi se bakaguha uhembwa? Oya, ntabwo muri RBA yari yararetse kuba Orenforo yabaye. Yari Orenforo 2012 2013 nibwo yabaye RBA niba nibuka neza. Nibwo nyuma y'umwaka nibwo natangiye kugira gute guhembwa. Ariko guhembwa kwabo nabwo yari volunteering. Bahembaga nyavugara ntacyo bitwaye. Icyo gihe twahembwaga harimo havuyemo n'ubwishingizi. Baduhembaga 35. Niyo twafataga net. Niyo salary mwafata. Kuri kontra y'umwaka bakagwa 35. Kontra y'umwaka buri kwezi ufata 35. 35 ubwo bivuze ngo byose ibindi byavuyemo. Ubwo tugiye nko kuyabarira hamwe yose nkayagugendaga byabaga ari nk'ijana. Wenda nk'ijana. Ariko 35 nibyo ngiye nafataga kuri telefone cyangwa ni kuri telefone. 35. Nayo. Niwo mushahara wawe wa mbere wo kuri. Wa mbere nakoreye kuri radio. Nyikoramo hinduka RBA, nyikoramo 2014, 2015, 2016, 2017 mu kwezi kwa 12, 2017 nibwo yavuye. Mu kigo kimwe batarakwirukana. Oya, nakoraga mu kigo kimwe. Ndumva nayikozemo reka mbare imyaka 5. Nibwo nayikozemo
nta uranyirukana. ubwo wakoraga mu kiganiro kimeze nakoraga muri RBA n'ubu wenda sibye ubu ngubu simbizi ko ntago mperukamo, ariko izo mu ntara niko bigenda, ntago ukora ikintu kimwe. Nakoraga inkuru, najya kuri tele nkatara inkuru, ubu nzi gutara inkuru. Nakoraga ibiganiro live, kwa kundi utumira abantu abatumirwa mu kiganiro bakaza nkabavugana nkabaganiriza. Nakoraga amakuru, presentation, n'ibyo biganiro bya sport ndetse n'ibiganiro biri pre-recorded, kwa kundi ugenda ugafata amajwi ukaza ugatunganya amajwi ukarecordinga bakaza gukina. Ibyo byose narabikoraga. N'ubu rero niko bimeze, ngira ngo mu maradiyo mu ntara niko bigenda. Ntago nakoraga sport gusa, nakoraga yewe n'ikiganiro cya showbiz, makuru y'abahanzi, kuko buri munsi nabaga mfite akazi, nabaga mfite ikiganiro. Ni kwa ngo ari ko kazi kawe kwa buri munsi cyane, buri munsi nta kindi kintu nagiraga nkora n'ibyo ngibyo. Yego. Kuva 2012 kugera 2017 mu kwezi kwa 12. Hanyuma uhavuye rero? Mpavuye ndabyibuka mu kwezi kwa 2018 umuntu yarampamagara ambwira ati ko umaze igihe muri ako kazi, urumva imyaka igera muri 5 ngahe, waje i Kigali. Yego. Kigali ko abandi barimo kugafata. Ndavuga se Kigali nta muntu nzi wamfata akaboko. Yari umushuti wawe cyari umunyamakuru? Yari umushuti wanjye. Waje Kigali ko hari ahantu nakuboneye wakora kandi byagenda neza. Ndamugane rero hano ndacyafite kontra yawe, ko nari nyifite kontra y'umwaka. Yego. Ariko icyo gihe waragendaga ntibakubwiye ngo kontra yawe nta ngo warayitaye. Narayitaye ubwanjye ndigendera. Kontra yo muri RBA. Wasize kontra yo muri RBA uragiye? Ndigendera. Ubwo wari uziyisize kubera bagwaga amafaranga make cyangwa bashaka gufatisha? Yari make. Yari make 35. Nabwo umuntu wari umamagara yarambwiye ngo nzajya mpembwa 100. Urumva kuva kuri 35 ukajya ku 100 rishyizwe hano ku mufuka. Ntago ari make. Kontra ya RBA ndayisiga ndagenda. Yego. Nicyo gihe nahingukiye kuri Family TV. Yarampamagaye kuri Family TV. Yego. Yari ikiba hariya munsi ya Minagiri. Ndahaza uretse gato. Ubwo uvuye kuri radio uhise ujya kuri televiziyo. Wari wasanzwe warigeze ubikoraho kuri televiziyo cyangwa? Ntaho yambwiye ko ubushobozi bwanjye bwajya no kuri televiziyo. Kandi koko ntakubeshye, nakoze ikiganiro cya mbere nta kibazo mfite kuri televiziyo. Ubwo uri umeze uti imbere ya kamera nyine wumvaga bimeze bite? Imbere ya kamera nyine uba akenshi uba kubera haba hari za backup za screen, uba ushaka kurebamo ngo urebe ukusa, ngo urebe n'ukuntu wireba, nyine ugashaka kwireba. Ntabwo navuga ngo byarantonze cyane, ariko abandebaga barambwe bati wagira ngo usanga uhakora, no kubera ko mvuga ibyo nsanzwe nkora. Yego. Nta kidasanzwe nyine nari ngiye gukora, nari ngiye mu kiganiro cya siporo n'ubundi. Ubu komereza kuri televiziyo? Nkomereje kuri televiziyo, ndahakora, nta kontara nahabonye, gusa ni kwa kumvikana n'abakiri. Yego. Ariko niwe mukire wa mbere nahuye nawe mu buzima, atangira kunyangisha abandi bakiri. Nukuvuga ngo ujyayo connection wari wihawe n'undi muntu akubwira ati we jyayo uzakora, uzabishobora, ngenda mvugana n'ubuyobozi bati ni 100 tuzajya tuguhemba, transport irahari, no kurya saa sita byari bihari. Na transport yari iyabo no kurya saa sita bangaburira. Ukaryayo bakakugaburira. Ntabwo nayo mafaranga ntabwo ari make. Aho ngaho nanjye na kontara nayise. Ndangije ukwezi kwa mbere ndayabona, ukwa kabiri ndayabona, ukwa gatatu umukira atangira abonga amafaranga yabuze. Kigali nzayibamone. Nari naramenyereye iwacu, Nyagatereni iwacu, nta kibazo mfite. Kigali nzayibamone. Utararenga aho ngaho wari warigeze uzaho muri Kigali kubayo nk'ubusanzwe cyangwa kwari ukuza gusura famille no gusura abantu? Ntago wavuga ngo nibwo bwa mbere wari uhageze, ubundi bwo wari usanzwe uhaza? Nari nsanzwe mpaza, ntabwo bwari ubwa mbere. Urumva ndi muri RBA nazaga kogeza match z'ama equipe yo mu ntara. Ndi muri RBA nazaga gutanga ikiganiro kuri Radio Rwanda, hari uburyo batumira abanyamakuru mu ntara, akaza gatanga ikiganiro, najyaga mpazi. Ntabwo Kigali ntabwo bwari ubwa mbere. Ko njya kugera muri Kigali bwa mbere nagezemo muri 1998 naje gusura famille. 98 bwo bwa mbere nakandagiye muri Kigali. Urumva Kigali nari mpazi. Nahakoze rero muri amezi 3, kwezi gukurikiraho mu kirati amafaranga yabuze. Akaduha 20,
30 yabaga yaramukaye wambwira uti se bose kwezi kwashize ati fata 20 nzaguhejo gutyo bigeze mu mezi ya nyuma nanone wa muntu wahandangiye ampuza n'undi nkuko naguhuza n'umuntu ndeka mwite ko ari umuntu ukomeye yari umuntu ukomeye uziranye n'umuyobozi wa radio yego ahandi ambwa ati ko mfite muri umuna wanjye hariya ibintu bya radio abizi akora no kuri televiziyo wamumfashije ko hariya barimo kugira gutya bakamuha duke ukamutwara yego 2018 nayirangije neza kuri family ndayikorera rangira ngo hamaze umwaka wuzuye mpava njya ahandi rero icyo gihe navuye i Kigali njya gukorera mu majyaruguru Gicumbi kwa ngo wavuye Nyagatare ngiye Kigali Gicumbi Kigali sujya Gicumbi Igicumbi ho mbere yuko ugenda utararenga ho mbere yuko ugenda se ni ibiki bari bakwemereye none bituma uhahano wafataga ijana waryaga wemereye transport uhasiga ukabugiye none mu ntara kandi warajuvuye n'ubundi mu ntara ikintu cya mbere cyatumye wenda ngenda mbere yuko nemera amafaranga kwaro kuba ari ahantu nizezwa ko nzajya mpemberwa igihe kandi noneho wumva aho ngaho narindi byari upside down yego buri umuntu uri muri condition mbi ntaho atajya ubwo Igicumbi banyemerera kujya bampemba ibihumbi 120 barengejeho 20 banyemerera inzu yo kubamo radio mu ntara yego ndetse hari uburyo umuntu icyo gihe ndabyibuka abana namwe bati hano haba n'amahugurwa tuzajya tuguha n'amahugurwa kandi amahugurwa ya hano abarimo misiyo z'amafaranga menshi yego numva imibare n'ubundi irenze ya yindi yaho narindi kandi naho narindi hamfataga nabi kandi noneho n'umuntu wampamagaye ngo njyeyo yari umuntu umbwira ibintu nkabona koko ni umupapa uri seriye nta kibazo nzagira yego nuko nagiye mu ntara nanone nsubira Igicumbi hari tariki 19 z'ukwa mbere 2019 nibwo natangiye kuri mikoro za radio Ishingiro Igicumbi ntangira nabwo mu kiganiro cya sport ngo hose wagendaga wakoraga sport yego siporo yaho ndayikora ariko nyuma yaho umuyobozi wayo aza kuvuga ko gukora siporo gusa nabyo atari byiza arambwira ati ko ugiye kuzaha amakuru yawe nyasi kuko hari n'undi muntu uhakoraga twari twarakoranye Nyagatare ati ko Nyagatare wakoraga ibi n'ibi byose wabigiyemo presentation y'amakuru yego ibiganiro n'icyo kiganiro cya siporo n'ibindi biganiro byose nkabijyamo ni naho naje kumenyera kujya gukina amakinamico sinari mbizi nisanga ndi n'umukinnyi w'ikinamico n'ikinamico wakinnye warikinnye cyane ubu ngubu gukina ikinamico narazikinnye ikinamico ubwo wakinaga mu yihe kinamico yo yacaga kuri radio yacaga ku maradiyo agera kuri 5 yitwaga ngo ni RCN harimo iyo radio Ishingiro radio Izuba radio Huguka radio Isangano sinibuke n'indi neza ariko ari amaradiyo yihurije hamwe yego izo kinamico zacagaho so twarazikinaga rero zikagira umunsi zitambukaho ubwo abantu bazabona itorero ryitwaga n'ubu ngira ngo arakitwa Inyenyeri za radio Ishingiro n'ubu biracyacaho ubwo wakinagamo witwa nde nagiraga role nyinshi uyu munsi hariyo nakinanye na Legend Rukizangabo nawe twarakinanaga uriya ni muri Legend cyane twarakinanaga ariyo twakinnye turi ibisambo wowe nawe ngewe nawe Rukizangabo Aloise arundi musore twari kumwe yitwa Mr Rufa cyangwa se Alphonse Nkunda Amahoro turi ibisambo noneho tuza gucukura inzu Rukizangabo ari we twoherezamo kujya gukuramo ibiri mu nzu muri iyo kinamico muri iyo kinamico barangije bamutera
icyuma yinje kwa kundi ushobora gupfumura inzu bakamutera icyuma aba atatse turiruka tumusigamo. So iyo kinamico ngira ngo abantu bazarebera video barayizi cyangwa bazagiye cyangwa abantu bakurikiraga barabyumva. Naho ngaho namenyeye gukina ikinamico kabisa kuri radio. Niho nabyigiye ariko ibindi byose nagiyeyo mbizi. Hanyuma ugiye no mu makinamico ubwo ho wamaze igihe kingana ikire? Nahamaze imyaka 3. 2019 ku tariki 12 ngira ngo 19 z'ukwa mbere 19 z'ukwa mbere 2019 2021 oya 20 ni imyaka 3 n'igice ko nahavuye 2022 nko mu kwezi kwa gatanu nibwo nahavuye. ubwo none ubwo wavugiye hehe? Mpava ngarutse i Kigali. Abantu bavuze ngo abanyamakuru ngo nahavuye ngaruka i Kigali. Narahageze muri iyo myaka 3 ndahakora irarangira. Noneho mu kwezi kwa gatanu cyangwa kwa gatandatu nza kuhagirira ibibazo bituma ntandukana n'ubuyobozi. So dutandukanye rero ndigarukira i Kigali. N'ahantu Igicumbi nahabaye mpafite abantu benshi bishizange ariko nyine hari byo naje kumvikanaho n'ubuyobozi. Ndavuga nti rero ntago nahaguma nigarukira i Kigali. Yego. Ubwo wari ugarutse i Kigali kurumva mwari mugiranye ibibazo n'ubuyobozi biranga hano maze imyaka 3 ugarutse i Kigali. I Kigali wari ugarutse se hari izindi connection ubonye cyangwa nuko waruvuze ati biranze kanone Kigali nahabitse inshuti nyinshi nahabona abantu benshi reka nisubirira i Kigali ubwo ngaha ntago hakiri iwanjye? Buriya iyo uri muri media mu itangazamakuru ntuzicara uvuga ngo warafatishije. Aho uzaba uri hose uzajya ushaka connection zindi zo ku ruhande ku buryo aho ngaho havuye wajya ahandi bitewe n'ubushobozi bw'icyo bari buguhe cyangwa se nuko urimo kubona situation imeze. Nari mfite n'ubundi connection y'umuntu yarari muri media ni umusore ubu ni umupapa ari muri Amerika yitwa Jeanne Ponce Abiyumva. Abenshi bamuzi ku izina rya Ginarango kuri Afrimax. Yego. Arambwira ati Gicumbi niba byanze garuka i Kigali. Ubwo we mwari musanzwe muziranye hehe? Twakuranye Nyagatare. No kwivuko. No kwivuko twaranakoranye no kuri family twarakoranye. Yawe ntago sinzi ibyo yashaka kuzaba ariko ni umuntu tuziranye cyane. Yego. Noneho ni n'umuntu wambaye hafi muri icyo gihe cyose. Arambwira ati ngwini Kigali dore hari ahantu hari radio television uze turebe ko niyo yaba make ariko aho ngaho utangiye kugira nabibazo ntago byakunda iyizira i Kigali. Ndaza nzanya kuri Ahupa Vision Radio. Ahupa. Yego. Ndumva nayo naratangiranye nayo 2022 nko mu kwezi kwa 7 gutyo. Nkomezanya nayo nyikorera umwaka urenga. Ubona aho baguhemba? Naho barampembaga ariko akaza nabi. Buriya muri media ikintu bita kuza nabi kw'amafaranga. Bro nibyo byisha abantu. Nibyo byisha abantu. Yazaga neza. Umuntu ashobora kukwemerera amafaranga ukabona ko ari meza. Ariko kugira ngo azi. Ukuvuga ngo kuyemera ni kimwe no kuyaguha ni ikindi. Umuntu ashobora kugukura ahantu wari uri rwose akayakwemerera ariko kuyaguha ukazajya wibishya ko. So aho ngaho narahageze mpahurira n'umuyobozi Yiva mugabo mwiza cyane kabisa kuri Ahupa. Kuri Ahupa umugabo turabana akambwira ati hangane nta kundi byagenda dore nanjye ndagenerwa urumva ni yari managing director ariko afite boss. Ubwo umuyobozi se si nuza n'ubundi si Hussein niba ari Hussein. Urumva ari nawe nyiri BTN. Ari nawe nyiri BTN ni BTN na after Ahupa BTN TV na B+ harimo imigabane gutyo sindizi niba ari ibyo. Amafaranga niyo makuru dufite. Amafaranga akaza ari make akaza gutyo ariko kambwa ati hangane n'umupapa kabisa uzi kwihanganisha umukozi. Burya ari gihura n'umubosi ari umuyobozi wawe akakwereka ko ari umuyobozi koko ariko hari n'ukwereka ko ari umuvandimwe mbere ukaba umuyobozi. Uwo rero nge mukorera nta kibazo mfite. Ngira ngo ibibazo byaje kuzamo
haje kubaho gufungwa kwa nyirayo, isubira inyuma, abakozi bose turigendera baragenda. Ubwo ni muri 2023 na gatatu. Yego. Umwaka ushize, umwaka ntekereza ko wari ushize kuko nabwo nahavuye ndi umuntu ukunda gutangira akazi mu kwezi kwa mbere. Ubwo niyo kahagarara mu kwa karindwi urategereza. Ndategereza mu kwa mbere kubera ko manu mashaka gutangirana n'ingamba nshya z'ikigo. Aho biragiye amezi makeya 2-3 ndashoma nko mu kwa 9. Mu kwa 9. Kwa 10, kwa 11, kwa 12. Ndashoma nta kazi mfite, mba muri Kigali. Wa mugana wa muhanzi warimbye ngo mu rugendo rutoroshye my friend. Ubwo ni muhungu bitabagwe. Ariko ndasuragoringa uwo ifatwa tuvugana cyane, uwo nepo twajya tuvugana cyane, bakambwira ati hangane kuri umuhanga ntabwo uzabura handi ujye. Urumva ndanabyibuka kuko ari igihe bajyaga banyifashisha nko kuri YouTube channel kuzana ama interview yo gushyira kuri chaîne ya YouTube channel yabo ya Hope. Nkajyayo ariko mbizi ko akazi kahagaze. Ari uvuga ngo mbonane n'abantu. Mbonane na Johnny TV bamenye ko mpari, mbonane nyine bamenye ko ndi mu kazi. Yego. So 2024 mu kwezi kwa mbere natangiranye na radio nshyashya. 2024 kwezi kwa mbere. Kwezi kwa mbere. Ubu ugiye kuyindi radio. Ngiye kuyindi radio. Nta munyamakuru wicara. Ubwiye ni iyihe? Nahise njya kuri Radio Imanzi. Radio Imanzi. Ariko nabwo bari bamaze iminsi bankurikira bavuga bati uriya muhungu. Uriya muhungu yaza akadufasha, yaza akagera gute ndabyibuka. Telefone yampamagaye ni umugabo witwa Raki Murekezi ati turagukeneye hano waza tukavugana. Ndavuga nti okay. Nta kibazo. Ndagenda nicarana nabo turavugana, tuvugana umushahara nzajya mpembwa. Ndavuga nta kibazo. Ariko amakuru ahari mfite ngo nuko ngo mwatangiye muhembwa nka 500. Aho ngaho amafaranga yari ahari. Barayabemereye. Nyine barayatwemereye. Barabahe ngo nk'amezi nk'5. Nyine ubwo ni kwa kwemera ibintu mu gihe gito yabikanga. Gusa nahakoze mbana neza nabo bayobozi barimo Raki Murekezi abo umuyobozi. Ende Maraki nawe ari umuyobozi mu cyangwa nuko ari wowe connection gusa. Yari muri komite. Ari muri komite ari hafi aho ngaho barukizangabo. Kizangabo nawe yari ahari. Nyuma murahuza. Twarongeye turahura umuntu tuziranye Gicumbi. Urumva yaravuze ati uyu muntu ndamuzi. Yego. Nyuma baza kuyiha Dickson Gahima umuyobozi ngayiyobore ansanga muri team turakomezanya kugeza ubwo nayo yaje kugira ibibazo. Urabyibuka ni radio yari ifite abanyamigabane 2. Yego. Umwe aza kwitaba Imana. Subiba ngombwa ko rero urumva hari imbaraga ziba zigabanyutse. Nabo ntekereza ko kugeza mu mezi angahe 3 ashize nakoranaga na Radio Imanzi mu buryo bwa kera. Mu mezi 3 hashize nk'amezi 3 navuga ko tutari mu kazi. Ubwo no kubera impamvu nabwo wenda zizi nuvuga ngo yaje kubaho ko Radio Imanzi haza undi munyamigabane ugura yari irimo akayihindura akanuho akayubaka bushye. Yego. Ariko yabanje kuduha amezi 3 yo kugira ngo mwe mwitekereza tube twitekerezaho nawe abaye avugurura gahunda ze. Ndumva ari uko nguko muri Radio Imanzi nakoranye nabo kugeza nyine muri ayo mezi 3 ashize. Umuntu yumvisha inkuru yawe yo kuva 2012 kugera 2025 ari wo mwaka uyu nguyu turimo, yumva ahanini yumva ko kugira ngo bifatishe wowe ntago byakugoye. Ni ko nawe wabisobanura ntago ni ibintu bitakugoye cyangwa byarakugoye wenda nuko ari kwa kundi uvuga nyine inkuru
hari ukuntu hari ibyo agenda asimbuka kuko utavuga imyaka 9 yose, imyaka ngo ni 9 ni 10 n'ingahe 12 n'ibiri no ni 3 imyaka 13 ntabwo wayivuga mu minota tuvuze yose ko hari ibyo umuntu abavugamo iby'ingenzi. Twavuga ko ni urugendo rwakorohe kuko abenshi bakunda kuvuga ko urugendo rwo gufatisha ari ikintu kigoye cyane cyangwa se kugira ngo bajye mu nzozi zabo ari ikintu kigora. Wowe umuntu yavuga ko ari urugendo rwakoroheye? Ntago navuga ko rwanyoroheye, nubwo ngewe buriya ndi umuntu ushaka gukora ahantu nkahatinda, ariko urumva ko nagiye nimuka aha njye nshaka gukora ahantu nkahakora imyaka irenze 3 iyo nakoze Gicumbi, ariko urumva aho niho nakoze myinshi. Uburyo navuga ko rwangoye nanone, buriya n'umuntu twumva w'umusore cyangwa w'inkumi, wenda abakobwa bashobora kuba bafite impamvu runaka, ariko burya kuguma iwanyu biraveteza. Ngewe njya nicara nkatekereza nti iyo ndamuka nje Kigali 2013-2014 nkimara kumara imyaka 2 kuko ingufu nakoreshaga, iyo nzi Kigali icyo gihe mba narafatishije ku buryo mvuga ngo ntago navunitse. Ariko urumva kwimuka kuva i Kigali kujya Gicumbi kugaruka ntago ari urugendo rworoshye. Ntago ari urugendo rworoshye, ntago navuga ko byanyoroheye, nubwo ntago ndafatisha, nubwo urumva ndacyarimo kugenda. Umuntu akibaza ati ni iki kintu uvuga ati cyakugoye rero muri urwo rugendo rwawe, hahandi wageze ukavuga uti ibi bintu ndabiretse kanshaka ibindi, ko sinabaye umusirikare simbaye umuganga, ariko nibi ngibi ndabona ntago icyo nakabishakamo ndabona kitari kubimpereza. Nyirinzu aragusaba amafaranga, boss akakubwira ko ntayo, hanyuma si iyo nzu wawibayemo nk'iki nk'umuntu mwamenyanye. Urumva nyine ugeraho kicuza ukavuga uti wakwigira mu bindi bingibi nkabireka ko numva nta kintu bimariye. Nageze aho rwose numva ndicujije, navuga ni imyaka yose namaze iyo njya guhinga simba mfite nka fuso nibura mpakira n'ibirayi. Guhinga se ni urugero utanze, ariko ni urugero ntanze, naringize ngo nabyo wajya kubitekereza. Oya, ni urugero ntanze. Urumva nyine uricuza ukavuga uti narakererewe, ariko iyo ari ikintu ukunda unagikora nyine witeguye n'ibizavamo byose. Kuko ikintu ngewe nkunda mba nshaka kugikora mu buryo bwose bushoboka. Muri urwo rugendo rwawe rero rwose uko warugenze, ni urugendo usobanura gute ku nzozi umuntu aba afite muri we? Kwa kundi umwana aba ari mutoya akivuka kavuga ati ngiye mfite inzozi zo kuzabiki zo kuzagenda gutya, bikagenda byanga bikava mu nzira, bimwe bigakunda ibindi bikanga. Urwo rugendo rwawe rwo muri kariyeri aka kanya ubarizwamo uvuga ko ariho kuri umugati, ko ariho kuri buri kimwe, ni urugendo usobanura gute, wasobanurira gute umuntu? Wenda n'urugendo rugikomeza, kuko ubu nakubwira ko ubwo kuri gahunda za Radio Imanzi zasubukuye hagiye kubaho kujyana nazo bushya. Ubwo ndi mu kazi n'ubundi nzakomezanya nabo, urugendo ruracyagenda, ariko mu buryo narusobanuramo. Ubwo twibutse ko abantu Radio Imanzi yanaguzwe na televiziyo ishusho. Ubwo uyu munsi ushobora kumbonye kuri John TV, ejo ukambona ku ishusho TV. Ubwo ibiganiro bizajya bitambuka ku ishusho TV, nta kibazo bazajya bambona, no kuri Radio Imanzi banyumva. Ubwo n'ubundi akazi karakomeje. Ubwo ndacyafite muri ya myaka nakubwiye mfite, ushobora kwiyongeraho indi 5 ukiri muri kaka. Nkiri muri kakazi. Urugendo rero rw'itangazamakuru sinzi niba ndi bubikore, niba ndi buvuge nk'aho ari drogue. Ni ikintu kigufata ku buryo kukivamo bigora. Ushobora kubyinjiramo wikinira, ariko kugira ngo bivemo bikakugora, ukumva nta kindi kintu. Ibaze ko niza amafaranga ariko nagiye kuvuga, ibaze ko nabonye n'abantu bahamagara ngo ino tuguha akazi mu by'amafaranga nkakanga, kandi maze ukwezi ntahembwa. Havuga ngo ya by'amafaranga sinabijyamo, ejo ntazahomba bakamfunga, ejo bitazagenda gute, nkabyanga nkigumira muri media yanjye. Ni akazi rero mu by'ukuri rubyiruko ntabwo ari akazi koroshye nk'uko abantu babivuga, ngo kwicara kuri mikoro ngo nkavuga ibi n'ibi. Oya, ntabwo wavuga ikintu utateguye kandi utatekerejeho, kuko
itangazamakuru ni ikintu gishobora gukwirakwiza inkuru nziza cyangwa inkuru mbi. Ni ikintu rero ugomba gukora wabitekerejeho n'umutima wawe kandi ukabikora neza kugira ngo utagira ububangamira cyangwa ukomeretsa. Hari umunsi wigeze wicara amarira y'umubabaro agasohoka bitewe n'akazi ukora? Nkarira kubera akazi ukora bitewe na challenge wahuraga nazo, amarira agashohoka kuvuga ati ndababaye? Byambayeho nigeze gukora ahantu nakoze mara amezi 2-3 nta mafaranga muri izo radiyo zose. Bigera naho nyirinza ambwira ati nsohokera mu nzu, kandi mu gitondo mbyuka nkajya mu kazi nkongera nkagaruka nta mafaranga, kugeraho nyirinza avuga ngo niba utanyishyuye mvira mu nzu. Naricaye ndavuga nti ndavunikira iki? Yego wenda sinicaye ngo amarira ashoke, ariko burya mu mutima uba warize, uba wanarize. Byigeze kumbaho. Turimo tugenda tugana ku musozo. Hari igihe wigeze kwicara ugaseka ukishima koko ukavuga uti I'm very happy bitewe n'aka kazi nkora? Nkishima? Byishimo bidasanzwe bivuye mu kazi kawe? Yego. Igicumbi hari igihe bigize kuduha amafaranga y'umushahara baduha n'ay'amakinamico ko twarishyurwaga gukina ikinamico. Naravuze kweri, aho umushahara yaje ay'ikinamico araje, naragiye nicara ahantu ndavuga n'aya mafaranga aranshimishije kuba azi igihe nkayafatira icyarimwe batambwiye ngo ejo bundi anyafatira icyarimwe, numva koko ndanezerewe ndishima. Icyo gihe byambayeho nicara ahantu mpamagara n'abantu ndavuga nti dore ibyuya byanjye ngibi muze turye ku cyo naruhiye. Ikibazo kibanziriza icya nyuma, umunyamakuru cyangwa se urugendo rw'itangazamakuru ni akazi umuntu yakora kakamutunga ubuzima bwe bwa buri munsi, kijyana iyihe nyungu ifatika wavuga ngo achievement ifatika wavuga ngo nakuye mu rugendo rw'itangazamakuru? Urumva biragendanye. Itangazamakuru ni ikintu umuntu yakora umunsi akavuga ati nkirambirijeho ni ikintu cyantunga. Ese ni ikihe kintu kifatika, tangible things nyine watangaho urugero ukavuga ati iki kintu nagikuye mu itangazamakuru? Yego. Itangazamakuru ryagutunga mu gihe ukora ahantu heza, hafata neza umukozi kandi hamuha ibyo asabwa. Yego. Ibyo asaba, ibyo bumvikanye bimuhera ku gihe, byagutunga. Urugero niba ufite kontra y'ahantu y'umwaka uhembwa tuvuga 500 cyangwa 400, iyo uri umuntu uzi gukoresha neza ayo mafaranga yagira icyo akubyariramo, wagira icyo yabyazamo, byatunga umuntu. Mu gihe ariko ukorera ahantu hari ibyo uhakura, atari bya binini nakubwiye byo vuga ngo baguhaye ukwezi kwa mbere basibye 3 batayaguhaye, aho rwose biragoye no kubaho nabi. Hanyuma icyo navuga ngo nk'umusaruro nagezeho muri iyo myaka 12-13, navuga ko nakuyemo inzu. Ntabwo ari Kigali ariko nayikuyemo. Aho yabiri hose uravuga ati ndagenda ndicara mfata amafaranga navuga ngo iki ni igikorwa cyanjye mguze, ku buryo ubuzima bwanze nagenda nkakiryamamo. Nagenda nkaryamamo bigeze ku munota wa nyuma wavuga uti rwose nacungana no kuvuga ngo ngewe ngeze wanjye. Noneho ikibazo cya nyuma rero, abwo turimo tugenda tugana ku musozo. Abadukurikiye nizere ko mwanyuzwe n'iki kiganiro, nimwumva twazanakora part 2 kuko hari ibintu byinshi urumva nyine twa twagiye tudomaho kubera iminota kugira ngo mutarambirwa. Tudomaho ariko hari byinshi urumva. Niba muravuga ati mfite icyanshimishije, mfite icyambabaje, ibyo byose ari kubyinjiramo none muri detail tukaganira. Ubwo mwe muzajya mutubwira ko mwakira ikiganiro, ko ise hari icyo kigufashije, hari motivation kigufashije, hari icyo nyine hari icyo kiguhaye, urumva hari ikintu kikumariye. Kubera ko nabonye ibiganiro by'abantu benshi bashinja abantu kuri YouTube ko YouTube ngo hatabaho ibintu bizima, kandi ibyo ngibyo nibyo byaje nyine
tugakora ibintu biramba no tukuvuga ngo turakuramo miliyoni uyu munsi ariko kuwa kangahe ko ejo bundi birangire twe turashaka inkuru zinspiring abantu inkuru zifasha abantu muri kariyeri mu guhitamo zibigisha gukora zifite experience nyine bakura mu bintu runaka so twahereye ku banyamakuru tuzaganira n'abandi abasportif abakina football abahanzi abakinnyi ba filimi abakameramani nyine buri muntu wese ufite igikorwa yagezeho muri bya bintu byose bifite aho bihuriye no guhitamo kariyeri ni iyihe nama ushobora kugira umuntu ukakanya urimo gusuzugura umuntu ukora akazi katamutunza akakanya ushobora kuba ukora akazi ubona katagutunze ari kuvuga ngo hari ikizavamo nihe nama wohereza umuntu rero usuzugura uwo muntu ubwo sinzi niba namuha nk'inama ahubwo ni impanuro gusuzugura umuntu mbere na mbere ubwabyo ntabwo ari byiza kuko si we wamuremye si nawe wamugize gutyo burya n'umuntu utunze hari umuntu uvuga ngo uransuzugura kuko ndi iwawe cyangwa si ndi iwawe n'umuntu uri iwawe ntukwiriye kumusuzugura kuko ni umuntu ejo n'ejo bundi ubuzima bwahinduka rero icyo inama namugira ni uko ukuri uyu munsi ahahise hanjye ntukahaseke kuko hashobora kuzaba ahazaza hawe ushobora guseka ko uwo muntu kubera ko akora akazi kabi cyangwa abayeho nabi ejo akaba ari ubaho nabi nawe akabaho neza kuruta uko uri uyu munsi ndumva aricyo nababwira bajye birinda guseka umuntu kuko ahahise he hashobora kuzaba ahazaza h'uwo muntu wamusetse wizerera mu mahirwe yego amahirwe abaho kuba uyu munsi umuntu adafite ibyo yifuza kugeraho nuko amara amahirwe aba ataraboneka cyangwa nuko aba yarabaye umunebwe oya nuko aba ari amahirwe ataraboneka ariko uko byagenda kose biba bizakunda kuko hari n'abakoze cyane ariko bari hasi ariko hari n'uba atarakoze akagira amahirwe akaba ari ahantu heza cyangwa akaba afite ubuzima bwiza ngewe amahirwe nemera ko abaho reka dushimire abantu twabanye muri iki kiganiro twari kumwe na Lovely Boy umwe bavuze iryo zina ndashaje abantu ntabwo bakiri inyito Jimmy Muhire twari turi kumwe mu kiganiro numva kinshimishije ikiganiro cyiza umuntu yakuramo ibintu byinshi kuri kamera twari kumwe na Mahoro ubutaha ni Mahoro Mahoro niwe uzajyaho ni Ziana tinaharagera ariko ubwo rero niwe twari turi kumwe kuri kamera nanjye nitwa Joel Preacher aka MC Cadman ndabashimiye cyane abantu mwese twabanye muri iki kiganiro niba hari n'undi muntu wifuza ko twazaganira wumva ufite amatsiko yo kumenya urugendo rwe ubona uri mu birenge byo wifuza guhagararamo cyangwa se ubona uri mu birenge byo ufite inzozi zo kuzahagararamo uzatubwire tuzagerageza kumwapproachinga bazabyemera tuzabazana batazabyemera ntago tuzabahatiriza ariko nyine turabashimiye Jimmy wakoze cyane hanyuma urubyiruko nshuti zanjye icyo ukunda gikore neza umusaruro uzawubona nyuma icyo ukunda gikore neza umusaruro uzawubona nyuma reka tubashimire namwe mwakoze cyane Imana ibarinde bye